Igihe kimwe intare yarashonje maze hamagara umuhari irabubwira iti genda unshakire icyo kurya dore naguye isari bitabaye ibyo ndakurya. Umuhari uragenda ubwira indogobe iti dore intare kuntumyeho irashaka kugira umwami w'ishyamba ngwino tujyane. Biragenda bigezeyo maze intare isingira ya ndogobe iyikuraho amatwi. Indogobe igerageza gucika maze ibwira umuhari iti dore wampenze ubwenge kandi intare irashaka kunyica. Umuhari nawo iti wiba ikiburabwenge rwose intare ntiyabikora ahubwo impamvu yaguciye amatwi bwari uburyo bwo kugira ngo ikwambike ikamba ry'ubwami yaguteguriye. Indogobe yumva icyo gitekerezo nicyo maze iremera basubiranayo. Intare ikubise amaso ya ndogobe irayisingira maze yica umurizo. Indogobe ikizwa n'amaguru maze ibwira umuhari iti kandi wa mugabo uri umubeshyi ntabwo uri uwo kwizerwa. Umuhari uti rwose urabizi sinakubeshya kandi ntacyo byamarira ahubwo impamvu intare yaguciye umurizo bwari uburyo bwo kugira ngo ubone uko wicara neza ku ntebe y'ubwami utabangamiwe n'umurizo. Barongera basubiranayo maze intare isimbukira ya ndogobe iyitsindaho iby'indogobe birangirira aho ngaho. Intare ibwira umuhari iti wagize neza kunzana indogobe ngaho genda uyimbagire maze unzanire ubwonko umwijima ibihaha ndetse n'umutima. Umuhari ubaga ya ndogobe uyikuramo ubwonko maze irabujyana ishyira intare ibihaha umwijima n'umutima by'indogobe. Nuko intare ibaza umuhari uti ese ubwonko burihe ko ntabwo mbona? Umuhari uti nyagasani nasanze indogobe nta bwonko igira kubera ko iza kuba ibufite ntabwo yari kugaruka hano nyuma yo kwiciye amatwi n'umurizo. Intare iti rwose ibyo uvuga ni ukuri. Mu buzima bwa buri munsi hari igihe tugwa mu makosa ariko tugakomeza kuyasubiramo nk'aho nta nyigisho n'amasomo twakuyemo cyangwa se tugahura n'abantu badahemukira ariko ibyo tukabirengaho tugakomeza kubizera nk'inshuti z'ukuri kandi nyamara bagamije kuturoha no kurangiza ubuzima bwacu cyangwa se bakadusheta kugira ngo tube ibitambo mu nyungu zabo bwite. Igihe uzakomeza kugendera ku mahame n'imyemerere ipfuye by'abandi ukigira umupfayongo n'umupfapfa utigira ku makosa yahise nta kabuza uzakomeza kuba igikoresho mu gihe nta gihindutse ngo ukoreshe ubwenge Imana yaguhaye. Banyarwanda, abanyarwandakazi, namwe nshuti z'u Rwanda, aho muherereye hose ku isi nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. By'umwihariko rero ndasuhuza abanyamuryango ba Ndenganura TV ndetse mbonereho no gusuhuza n'abandi bitegura kuba abanyamuryango ba Ndenganura. Iyo mvuze abanyamuryango mba mvuze abamaze gukora subscribe hano kuri Ndenganura TV ndetse n'abandi bakomeje kugaragaza ko bari kumwe natwe mu bitekerezo byacu twiyemeje. Bityo rero nkaba mvuga nti n'utarakora subscribe nawe ndamushishikariza kuyikora mu rwego rwo kudutera inkunga. Nababwiye ko iyo nkunga yanyu muba munteye mwebwe ubwanyu nta kintu muba muhombye ahubwo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo byibuza ibitekerezo byiza bibashe kugera ku nzego bireba hanyuma bibashe kugirira abanyarwanda umumaro. Uyu munsi rero njye nababwiye ko nk'uko nsanzwe mbibabwira mu bindi biganiro byagiye bihita, ubaha ikaze yitwa Uwihanganye Jacques, akaba ari nawe murimo muganira hano kuri ekara murimo mureba imbere yanyu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri politike y'igihugu, cyane cyane ku cyo leta y'u Rwanda yacu imaze kudushyiriraho cyitwa ubuhuza. Ni ikintu cyangwa se ni politiki imaze iminsi iganirwaho ivugwaho abayobozi bayivugaho ibintu bitandukanye. Ubwo niyo ngiye nyine kubabwiraho ngiye mbabwira imbogamizi nyifiteho kubera ko niba narababwiye ko ndi impirimbanyi yahagukiye kurwanya akarengane no kukamagana gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda, ubwo nyine hari icyo nkaziho kubera ko ibyabaye cyangwa se ibikorwa na serivisi mbi zikomeje kugenda zitangwa byose bishingiye ku karengane gakomeje kwibasira nyine abo banyarwanda. Uko bitangira ndakuzi, uko bikorwa ndakuzi, mbese rero ntabwo ndi umuntu wo kumva ko hari inzira zindi zitari iz'ubutabera leta irimo iteganya zo kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemurwe hanyuma numve ko nkwiye guceceka gutyo gusa kandi mfite experience y'ibyo naciyemo, y'ibyo abandi bacamo na n'uyu munsi abantu bakaba
batarabasha kubona amahirwe yo kubaho nk'abandi banyarwanda kandi bose bari mu gihugu. Kandi leta ifite inshingano n'ububasha bwose bwo kuba yakemura ibyo bibazo bikomeje kubangamira bamwe mu banyarwanda, ariko noneho ugasanga inzira zose zishyiraho n'uburyo bwose iteganya kubikemura, ahubwo biza ari akaga n'umuvumo nyine ku banyarwanda bakomeje kurengana. Rero iki kiganiro ntabwo kiri bumare umwanya, maze n'igihe tutanaganira, ariko ni igihe gitoya, buriya haba hari impamvu. Nkaba rero ngiye kubabwira imbogamizi ngewe nabigizeho shingiye ku miterere y'akarengane kari mu iki gihugu cy'u Rwanda, kuko ndagasobanukiwe neza, ndakazi, shingiye ku byo nge nakorewe, shingiye ku bikorerwa abandi, shingiye ku kuba abayobozi mu nzego za leta zitandukanye aribo bagira uruhare mu kugira ngo bamwe mu banyarwanda bakomeze kubaho nabi, bakomeze kugirirwa nabi, bakomeze kwicwa, abandi bajye kuboherwa mu magereza, abandi bajyanwe mu bigo by'inzererezi. Mbese ugasanga hariho nk'uburyo bupanzwe butari mu mategeko cyangwa se budafite ahantu bwanditswe, ariko bwo kugira ngo abantu bakomeze kugirirwa nabi mu gihugu. Ababikora ni abakozi mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta zitandukanye, ariko noneho ugasanga aho kugira ngo ubyite ngo ni iby'umuntu ku giti cye, kubera ko niba umuntu afite ubushobozi, ari umuyobozi, akaba ashobora kwica umuturage akamwambura imitungo ye, uwo muntu ukaba nta hantu wamurega kugira ngo uzamutsinde. Ni ikigaragaza ko nyine leta nayo ifitemo akaboko. Wenda ishobora kuba yaragashyizemo ku mpamvu nayo ibizi ko karimo, cyangwa se ikaba yaragashyizemo ku buryo wenda bwanayitunga itari yamenya, ariko icyo twemeza cyo ni uko hari plani wagira ngo yapanzwe n'abantu bakomeye cyane mu nzego z'ubutegetsi bwa leta, akaba arimo bakora bwo kugira iyo plani, akaba ari igamije kugirira bamwe mu banyarwanda nabi. Mu by'ukuri uwo ibi bitari byabaho, iyo abantu babivuga aba yumva uwo muntu wabivuze ari kubeshya, ndetse bamwe numva ariko bamaze no gucogora, abandi bajyaga biga bavuga ngo umuntu ngo arasebya leta. Bamaze gucogora nabo bamaze kumenya ko byibuza wenda inkuru ziba zivugwa, abazivuga bazizi, noneho nabo bamaze no kubona n'ibimenyetso simusiga ko ibivugwa koko ari ibiri kuri tere. Hari ku isa 4:30 bikira saa 5 z'amanywa kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwa gatatu, ubwo uyu muturage utuye mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo atararimo kuvuga rumwe n'abanyerondo bari bamuzengurutse, naho Seri Kamanda we yibereye kuri telefone yabitaruye. Nta karengane kuko nta konfikansiyo nabonye, nta y'akagari ngira, nta yaribungira, nta karengane no gushimuta abantu. Witwa nge ntegereje imodoka. Witwa nde? Bacukundi Innocent. Innocent. Ukora iki mu busanzwe Innocent? Ngenda umufundi. Baravuga ko bagufata kuko wakoze iki? Nanjye sindamenye ibyo ari byo, mbabwiye ko ntagenda n'amaguru, banzanira imodoka, sinzi icyo nzira. Nambaraga telefone yanjye bugiba. Yoza telefone yanjye baye. Yesu nakarengane. Yesu nakarengane ukuri muturengane papa. Imijyari mudukubise buryo butunise. Umupira wanjye urebe. Reka zama tugaretse amafaranga ari banyibanga byishure. Churizana wanose barabizi. Umutekano wari wakajijwe mu gihe uyu muhesha w'inkiko yavugaga ko arimo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko ngo kubera ko uyu mutungo wa Kabera Petronile wamaze gutezwa cyamunara, ibyo bamwe mu bakorera muri aya magaraje yo mu Gatsata hazwi nko mu Rutoki bo mu Matamatama bavugaga bati abacuruzi ni baba bahombye baba barishyuye. Ubwo numva niba warishyuye umuntu bakaza gusohora mu nzu batagusubije amafaranga yawe, nabyo bizamo akarengane ku mucuruzi. Hanyuma kuwaguze n'uwaterejwe cyamunara, abo ntabwo twagiye ikintu tuvugaho bitewe nuko ashobora kuzamo akarengane kuko uyu ntabwo bigize batsembye hano impapuro zigaragaza yuko bateze ibyo cyamunara. Ikintu cyo numvishe wa nyirinzu hano aravuga ko nta kashi muruza bamuhaye, ko baje kumusoborera abapangayi batamuhaye kashi muruza. Ntabwo tubyishimiye kuko babajije icyangombwa cya mpuruza barakibura, bari baje guteza cyamunara, bivuze ngo nta karengane. Ni igikorwa cyakozwe Kabera Petronile nka nyiri umutungo ndetse na bamwe mu bana be bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gatsata
ngo bitewe n'uko batahwemye kugaragaza ko ibyo barimo gukorerwa ari akarengane. amaduka acaranga ingaho bari kutwiba kamera nguriya iduka ryanjye rirarangaye icyo kintu mukimenye. Uwunganira uyu muryango yagaragaje inyandiko zitesha agaciro kashe mpuruza uyu muhesha w'inkiko yacingiye aza gufatira iyi mitungo ya Petronira, ari nabyo abo mu muryango bavuga ko uyu muhesha w'inkiko ikirimo kumutuma akora ibi ngahanini ari ruswa ibiri inyuma, ngo dore ko umutungo waburanwe uherereye mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo, hakaba hibazwa impamvu haza gutezwa imitungo iherereye mu murenge wa Gatsata. Icyo bashingiyeho bikabayobera. Ikindi bagaragaza nk'imbogamizi nuko uyu muhesha w'inkiko ngo yaje kubasohora muri iyi mitungo mu gihe nta kashe mpuruza yari afite. Ibintu byabereye Jabana mu mudugudu ihuriro byageze muri Mpakabavu ngo bagurishe Mpakabavu gute hejuru ya miliyoni imwe uteza inzu ya miliyoni 200 wayihaye n'agaciro ka miliyoni 40 gute nta muntu udukura abatwije afande dore ngibi ari gusohora ibintu byacu tudahari. Natweke ikashe mpuruza nayo ntayafite, nta kashe mpuruza afite. Icyo urubanza ruracyaburanwa twarajuriye, natwereke kashe mpuruza. Turasaba kurenganurwa, turasaba perezida wa repubulika n'izindi nzego zibishoboye ko zadutabara. Ibi bintu birimo imbaraga za ruswa, harimo amafaranga ateye ubwoba. Icyo dusaba kurenganurwa nk'abanyarwanda, mukatuba hafi kuko twe byamaze kuturenga. Musaza wanjye bamaze kumufunga kubera toroma yo kwatakira ibi, n'abandi basigaye sinzi uko bameze. Ku ruhande rw'uyu muhesha w'inkiko avuga icyemezo arimo gushingiraho ashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko, nayo ibyakashe mpuruza nawe ahakana ko ntayo yazanye, ngo kuko uwo baburanye yakagombye kuba yifite ubwe. Nitwa Sande Andi. Urubanza rwabaye hagati y'umuntu witwa Buhungu Abeli na Kabera Petronira. Noneho Kabera aratsindwa, bamutegeka kwishyura amafaranga. Ayo mafaranga bamutegetse kwishyura ntabwo yatanze nk'uko itegeko ribiteganya. Iyo atatanze ku neza, hashaka imitungo ye igatezwa cyamunara kugira ngo havemo ubwo bwishyu ndetse n'ikiguzi cy'imirimo yakozwe yose. Ni muri urwo rwego twashakishije umutungo dusanga ni wa Kabera, uratezwa. Maze gutezwa ugurwa na Musabe Jean. Nyuma yuko Musabe Jean awuguze, Kabera yatanze ibindi birego bitandukanye ashaka gutesha cyamunara agaciro no kwihagarikisha, ariko zose izo manza arazitsindwa. Oya manza rubanza uyu so mwanya wo kuyerekwa twarayaberetse, kandi izi manza bazibayemo ababuranyi. Buri imanza umuntu akenera amarangiza rubanza ni imanza utabayemo umuburanyi. Abajijwe ku kijyanye no kuba hagaragajwe inyandiko y'urukiko iteje akashe mpuruza yashingiyeho aza gusohora abakoreraga muri iyi miryango muri aya mazu ya Petronira, umva igisubizo yatanze. Ni ukuvuga hano aba bantu barimo, uyu muntu arimo akurwa muri iyi nzu hashingiwe ku kuba yaratejwe cyamunara, kandi iyo cyamunara yatejwe nta rubanza rwigeze ruyikuraho. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga kugira ngo tumubaze nimba ibyakozwe n'uyu muhesha w'inkiko hari itegeko ribimwemerera cyangwa se impamvu hakozwe ibi, mu gihe hari urwandiko rw'urukiko rutesha agaciro kashe mpuruza uyu muhesha w'inkiko yashingiyeho, ariko ntitwigeze tubasha kumubona. Bivuze ko ubwo bazagira icyo badutangariza iyi nkuru tuzayigarukaho mu makuru ya Cata. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi. Twumvise hari abayobozi bamwe mu bababwira mu Mukinge bavuga ko bahereye 2017 babahaye amakuru ariko mukanga kuyumva. Aya barabeshya, tubimenye none hanga bari kutubwira ngo nidukinga akakanya. Kuba bari kubakura ahantu nta kibazo gihari kirahari. Nyine ubwo urumva nyine nuguhobagira wese wakerekeza he. Barababwira ko ibikorwa byanyu biri ahanga bigomba kuhava, bibangamiye iki? Ntacyo bari kutubwira. Kwasaba nuko habamo guha agaciro umuturage wo hasi. Byaducanze ko byabirenza akarengane. Jewe ndara hano hanze uko bibona n'umuryango, reba muhana n'ukuntu
yabaye kubera imibu. Ni umuturage witwa Ngoyi Mukoberwa Guyi. Uyu afite ubwenegihugu bwa Kongo gusa akaba aba mu Rwanda nk'impunzi. Avuga ko amaze iminsi igera ku 8 we n'umuryango we w'abantu bagera mu 9 barara hanze ngo bitewe nuko ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kicukiro ngo bwaje kumusenyera muri gahunda ya leta yo gukura abantu mu manegeka. Akavuga ko amafaranga yaje guhabwa ngo ajye gushaka inzu ngo ari make cyane bitewe n'ibikoresho yari afite mu nzu ndetse n'umuryango atunze. Kuri ubu ngo bakavuga ko ubuzima bukomeje kumukomerera. Ntuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, akagari ka Ngoma, umudugudu w'Iriba. Ibintu bya hano na mayobera kubera ubutaka bashatse tujya tumva amakuru ngo ahantu haraguzwe, bo bashatse kubikora kandi muri covid muri 2019 mu kwezi k'8. Ariko batuzanye ibipapuro ngo tusinye ko tutiye hano habi, ngo ariko byarangiye tugerageza bakakora ubuvugizi bikarangira aho ngaho. None se ubu ngubu baprofise kubera ko bumvishe ko ari ibintu bijyanye n'ibiza, niyo baprofise kugira ngo bageze ku gahunda zabo uko bari babigambiriye. Njyewe urumva wenyine ibintu biranga we nawe wenyine urabibona. Ntabwo ari kuvuga ngo umuntu yaba yigometse kuri leta, ariko ni realite wenyine uri kubona ngo umuntu uri kuri tere. Ibaze niba umuntu wari umazi imyaka irenze 5 uri mu nzu, bakaza bakubwira ngo ejo tugomba kujya gusenya, bakutunguye, usaba n'igihe cyo kwenda cyo kwitegura barakikwima. Ako kanya kubona cyerekezo biragoye cyane. Kireni cya mbere. Cya kabiri, amafaranga bari kutanga ku muntu ku nyirinzu, amafaranga bari kumuha, nyirinzu bari kumuha 200,000 ngo agomba gushaka inzu y'30,000. Usibiye ko njyewe executive yaramubwiye kubera ko ufite inzu nini, wowe ushake inzu itarenze 60,000. Ariko nawe ushize ibintu mu gaciro, inzu y'60,000 ku muntu ufite umuryango munini, twese hamwe turabantu 9, inzu y'60,000 umuntu akaba akuvanye mu nzu ifite ibyumba 5 na saro. Perezida wa Repubulika ashobora kuba abizi koko? Kubera njyewe ni n'abandi umunyamahanga, ariko njyewe igihe maze hano mu Rwanda maze imyaka irenze 20. Perezida wa Repubulika njyewe buryo nikorereye ndayazi rwose, ntago mpamya ko ibi bintu ashobora kuba abizi. Akomeza yifuza ko uwaba afite umutima ufasha yamufasha, ndetse akanasaba ubuyobozi bwisumbuye kuba bwamanuka bukaza bukaba bwamutabara. Kindi kifuzo kya kabiri, wenda nkurikije realite n'uburyo banunguye, nukuri pe bijyanye n'ubushobozi buri hasanda. Ikindi kifuzo wenda ku muntu ushobora kuba ufite umutima mwiza yo kufasha rwose amfashe, kubera njyewe ndara hano hanze kubibona n'umuryango. Reba mwana n'ukuntu yabaye kubera imibu. Iyi ni imibu. Mu butumwa bugufi, Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro Madame Mukandahiro Hidaya yadutangarije ko iby'iki kibazo kuko akizi, ngo gusa basabye uyu muturage kuba yashaka indi nzu, bityo yamara kwibona akegera ubuyobozi bw'uyu murenge bukaba bwamufasha. Ariko ngo ubuyobozi nabwo bwategereje uyu Ngoyi amaso ahera mu kirere, ngo dore ko kuva bamusenyera atarasubira ku biro by'uyu murenge. Uyu muturage avuga ko ibikoresho yari atunze bikomeje kwangirikira hanze, ndetse nabo mu muryango we imibu irara ibarya. Kuri ubu ngubu akavuga ko ubuzima bayemo bumushaririye, ariho ahera asaba ubuyobozi kuba bwamufasha. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bamaze gucogora rero babandi bavuga ngo dusebya leta cyangwa se ngo ni ukuyiharabika. Ahubwo ntekereza ko nabo bagiye noneho kuzafata umwanzuro mwiza ukwiye
wo kugaragaza neza icyari gikwiye kuba gikorwa, abaturage twese tukabaho neza nk'uko bikwiye. Mu mategeko cyane cyane mu itegeko nshinga bateganya ko cyangwa se bemeza ko ubutabera nibwo murinzi w'uburenganzira bwa muntu. Niba rero umuntu ajya mu gushaka ubutabera kugira ngo aharanire uburenganzira bwe, igihugu cyacu cy'u Rwanda cyiyemeje kugendera kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko wajya kuburana n'umuntu mu rukiko ugasanga uwo muntu mugiye kuburana niwe ufite ijambo ryo kukwica no kugukiza. Umucamanza akaba nta kintu yabirenzaho, ni wa wundi uvuga ngo bitewe n'uko uyu muntu uyu muburanyi wanjye nagomba kumutegera mu nzira akicwa, akaba yaciye mu nzira zindi nge ntabashije kugeramo, urubanza ni mu rusubike ngiye gutega bushyashya, kuko urubanza rugasubikwa nta mpamvu. Umuntu agahigwa ajya mu butabera, agahigwa asohoka, agahigwa ari iwe mu rugo, ugasanga abantu bakomeje kubaho nabi cyane, kugeza ubwo nababwiye ko abaturage bamaze kuzinukwa inzego za leta, cyangwa se bamaze kuzinukwa leta, bagahitamo kwiyahura, bagahitamo kwica nabo ubwabo, bagahitamo no kujyanirana nabi mu bundi buryo butandukanye. Murumva ko icyo ni ikintu kibi kandi kibabaje. Ndetse ahangaha ibyo byose ntago abaturage bagera ku rwego rwo kubikora bagifite imitekerereze mizima. Uburwayi bwo mu mutwe bukomeje kwibasira abakiri bato, cyane cyane urubyiruko hano mu Rwanda. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko nyine urwo rubyiruko rurimo rurabona ibintu bikorerwa abanyarwanda bamwe na bamwe nyine bitari bikwiye kuba bikorwa. Ni nk'icyo bita kubona amahano. Ni ibintu bibaje kujya kubona, ukabona nk'umupolisi araje akurasiye umuntu mu maso mwahoze muganira. Ibi ntekereza ko ni ibintu bizwi, ni ibintu bimaze kumenyerwa, uretse kurira abantu bakihanagura gusa. Ntekereza ko ibyo kuba polisi irasa abanyarwanda ntabwo ari ibintu tukivugaho ngo abantu bavuye ngo turimo turaharabika, kuko ibimenyetso simusiga birahari. Ubwo rero gushakisha ikimenyetso kuvuga ngo njye ngo reka nemeze ko ngo yaragiye kuncika ngo nkamurasa, ukarasa mu cyico, ku buryo uwo muntu nawe adashobora wenda no kumurasa wenda akaguru, byibuze wenda ngo nawe azavuge icyari kigiye gutuma atoroka. Nababwiye ko ibintu bihishe imigambi mibi myinshi cyane yo kuburizamo ibimenyetso by'ababa bashoye abo bantu mu byaha bitandukanye bikomeje gukorerwa muri iki gihugu cyacu, kandi ari abayobozi bayibashoyemo cyangwa abandi bakozi ba leta mu nzego zitandukanye. Rero urumva niba abantu bashobora kubuza abandi uburyo bwo kubaho byitwa ngo dufite ubutabera mu gihugu, ntabwo ruriya rwego bashyizeho nakita ngo ni urwa gisivire, ngo rw'ubuhuza. Umuntu akagira ikibazo akigirana na mugenzi we akagana ubuhuza, kugana ubutabera. Iriya nzira ngewe ntago nyifata nk'inzira igamije kurangiza ibibazo abanyarwanda bafite, ahubwo ngewe nayifashe nk'inzira ishobora kuba izatuma akarengane n'ubundi bugizi bwa nabi bw'ubugome bwose buziyongera cyane ku kigero twebwe ngo tudatekereza. Niba umuntu ashobora kwinjira mu rukiko afite imbunda kandi byitwa ko aje kuburana, murumva umuhuza umuntu azaguhamagara akakubwira ngo vuba duhure kwa runaka, ubwo se uzahagera? Ikindi kandi ahangaha nababwira, mu itegeko nshinga leta iteganya, amategeko yateganyije ko leta ifite inshingano zo gushaka abakozi bafite ubunyangamugayo bakora mu nzego z'imirimo ya leta zitandukanye. Nababwiye ko izo nzego, ubutegetsi bw'ubutabera, ubutegetsi nshingamategeko n'ubutegetsi nyubahirizategeko. Ubwo butegetsi bwombi uko ari butatu mbuvuze bugomba kuba bufite abakozi babukoramo. Leta rero nka leta igomba kuba ikintu ihangana nacyo gikomeye ari ugushakisha uko abantu bakora muri ubwo butegetsi maze kuvuga bagomba kuba ari inyangamugayo. Icyitwa ubunyangamugayo rero nicyo cyabuze mwa kino gihugu. Ubwo kuba cyarabuze ni ukuvuga ko nyine leta niyo yatumye ubunyangamugayo mu bakozi bayo bubura, kuko hari icyo leta yagombaga gukora kugira ngo igire abakozi bazima bafite ubunyangamugayo muri bo. Niba rero abakozi bakora mu nzego za leta ubunyangamugayo ari bukeya kuri bo,
biragoranye cyane kugira ngo wumve ko kugenda bashyiraho inzego zitandukanye bazite ko zigamije kurangiza ibibazo abaturage bafite. Nicyo kibazo cyane gusumbya uko bo bavuga batabwo reka dukoresha abakozi bake gicyo n'inzego nkeya, ariko abo bakozi baba ari inyangamugayo. Leta ariko kubihangana n'ikintu cyitwa ubunyangamugayo mu bakozi bayo, aho guhangana no gushakisha uko ishyira abantu batari inyangamugayo mu nzego nyinshi zitandukanye. Ibi ngibi ngiye nabigereranya nk'ubusahuzi cyangwa nk'ubujura bugamije gukamuramo abaturage duke bari bafite, kuko nta rwego na rumwe rushyirwa mu gihugu rudafite ingengo y'imari izarugenga. Noneho kugira ngo izo nzego zibe nyinshi zihembwe amafaranga atandukanye ava mu misoro y'abaturage, ahubwo zaba nkeya, bake bahari leta igashaka uko ibubakamo ubwo bunyangamugayo bwababuzemo. Ikintu rero cyatumye ubwo bunyangamugayo bubura ni igiki? Hano ndagenda mvuga kuri dukeya, ngende ngaragaza dukeya, kubera ko wenda igihe tuzabona amahirwe yo gutegura ibiganiro neza dufite n'impuguke ku bijyanye n'ibyo tuzaba twateguye tukabibagaragariza neza. Impamvu ituma ubunyangamugayo bubura mu bakozi ba leta ni uko usanga kera ku bwa Habyarimana bavugaga ko ngo Habyarimana ngo yari yarubatse akazu mu gihugu, ariko njye nkurikije ibiriho ubu ngubu ahubwo ubu ni etaje noneho. Usanga umubyeyi niba ari nyirarume arashyiraho umwishywa we, umwishywa ashyireho nyina cyangwa ashyireho se, ugasanga ni umuryango umwe ugiye uri mu butegetsi mu nzego runaka zitandukanye. Hanyuma rero ibyo biba imbogamizi ikomeye cyane mu gufata imyanzuro yo guhana abakozi bamwe na bamwe bagiye bakora amakosa mu nshingano zabo cyangwa se bagakora n'ibyaha, kuko ntago umwana azahananye, ntago umwishywa azahana nyirarume, kandi nyirarume nawe ntazahana umwishywa, umugore ntazahana umugabo cyangwa umugabo ahana umugore ku makosa yakoze. Umwana ntazabwira se ati data hano wakoze nabi, igihano uteganyijwe ni iki ngiki, ni ukujya muri gereza none genda ujyemo. Ahubwo icyo bo bakora usanga ni guhishirana, hano wibeshye, nta kibazo, wihangana ariko ejo ntuzongere. Kugeza n'ubwo umukuru w'igihugu yaje kugaragaza ko ibi bintu abo banyarwanda barimo bakora, cyane cyane abayobozi bari mu nzego za leta, atabyishimiye, ndetse akabigaragaza mu mvugo igaragaza neza koko nyine ko atishimiye iyo mikorere yabo. Mbibabwira mureba bingeze hano, ndabibona buri munsi, almost I feel like fighting. N'uwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo, abantu birirwa babirukanka inyuma, mugera nabo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo, mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokora. Ni iki? What is it? Nagira umbwira, I may feel of the importance of that. Nagira ubimbwira. Bayobozi muri hano imvuga muracecetse, ariko ndabizi ko mubizi, ndabizi ko mubibona. Umukuru w'igihugu nawe ubwe yamaze kumenya neza ko abakozi bakorana nawe mu nzego zitandukanye nta bunyangamugayo bafite mu byo bakora. Ariko ukibaza se yabuze iki kugira ngo we akoreshe iby'amategeko amwemerera kugeza habayeho ubunyangamugayo mu bakozi bakorana nawe? Ibi nabyo ni ikibazo. Icyabuze ni ubunyangamugayo, n'ubundi ariko bwahereye n'ubundi mu nzego nkuru z'igihugu, kuko mu nzego nkuru z'igihugu habayemo ubunyangamugayo, no mu nzego z'ibanze ubunyangamugayo bwabamo. Niyo mpamvu nababwiye ko njye nkurikije ibyambayeho ntabwo nzongera n'umunsi n'umwe kuzongera kwigwa mvuga ku nzego z'ibanze. Ikibazo kiri mu nzego nkuru z'igihugu. Ntekereza ko hari n'uwo nugeze kumva w'umunyamakuru nawe niza kubona aka video ke ndaza kugashyiraho, avuga ko nyine uko byagenda kose ruswa iri mu nzego nkuru z'igihugu ari ibangamiye abaturage cyane kuruta iro mu nzego z'ibanze.
umuntu niba ari umuyobozi ku rwego rw'ibanze arakubwira ati nge natumwe utwo dufaranga minisitiri atwasamira. Ruswa yabaye diru ni nk'imishinga minini, ariko ruswa igoye abaturage uyu munsi mu Rwanda iri mu nzego ziri hejuru. Depite wikoje mu Gakinjiro atoresha ibintu bitabaho muri iyo koperative, yirukana perezida, akora ibintu bidakorwa yicaye mu nteko. Uwo kandi nawe araho, kandi ngo akaba n'intumwa. RPF nka systeme nziza, umuntu areba abandi bantu bashaka kwiba bakaza kandi bitwaje icyubahiro n'igitinyiro bahawe na leta. Dufite abantu barimo kwangiza igihugu bitwaje ngo barakomeye kubw'inyungu zinda zabo. Gusa mujya kuri Twitter mu byandike ba meya na ba minisitiri batadusubiza n'abandi batwiba, ntituzabura ubibona wundi mubafata ibyemezo. Ibi rero ni ibintu bimaze kumenyekana kandi tudakwiye gukomeza kurebera. Buri munyarwanda wese akwiye gufata imyanzuro ikwiye. Niba wumva we akarengane katazakugeraho, gerageza kurenganura abaturanyi abaturanyi muturanye, gerageza kurenganura abavandimwe bawe, cyangwa se ugerageze no kurengana n'undi muntu wese urengana uri ku butaka bw'u Rwanda, kubera ko buriya nta makuru tuba dufite buriya twebwe cyane, ariko na Bibiliya irabyemeza. Buri umuntu narenganira ku gasozi k'iwanyu ukarebera gutyo gusa, ukuva ko nta kintu wakora kugira ngo uwo muntu urenganye arenganurwe, ahubwo nawe ukashakisha inzira zatuma niba kurengana ko kwari ukumuca akaboko bamuca n'akaguru, cyangwa se bakavaho banamuca n'umutwe, bitewe n'uko nawe nyine wumva ko akarengane ke nawe ugomba kuba ugira icyo ugakoraho kugira ngo kiyongeraho, kugira ngo kagabanyuke. Uwo nguwo ugenda azagenda, ariko amaherezo Imana yamuremye ifite uwizaryoza ibyo bintu byamukorewe. Kandi uzasanga nyirabayazana we abazabiryozwa cyane cyane ntabwo ari ababitangije, ahubwo ni ababigizemo uruhare kugira ngo ibyo bintu bigere kuri finali, ako karengane kagere kuri finali. Nta munyarwanda ukwiye kuba arebera ibiri muri iki gihugu. Usanga abantu bariyambuye uburenganzira n'ububasha n'inshingano bahawe n'uko bariho, bakayoboka inzira zidakwiye. Umuntu ukajya mu kazi ka leta, ari akazi ka leta, uzi ko ari akazi ka leta ugiyemo, wubahirije inzira zose bicamo kugira ngo ako kazi ukajyemo, ariko wagiramo ugasanga ni akazi k'umuntu ahubwo ugiye gukora. Amategeko agenga umurimo ugiye gukora urayafite, urayazi, ariko ugasanga umuntu arimo araguha amabwiriza y'ibyo ugomba gukora bindi binyuranije n'iki tegeko rigenga umurimo urimo ukora riteganya. Kugeza ubwo umuntu aza akakubwira ati rero dore ukorana n'abantu wenda bagera mu 10, ariko turashaka kudufasha gukora dosiye runaka, akicwa cyangwa se akajyanwa muri gereza, cyangwa se agakorerwa ibindi bibi byatuma atakaza ububasha afite muri aka kazi. Wagira ngo urihagararaho nk'umuntu wenda uvuga uti nanjye naremwe n'Imana, ntabwo nkwiye kuyoborwa gutya, bikarangira ahubwo ari wewe igendaga kuba kuri runaka wanze kumukorera ari weho bigarutseho. Leta ikarebera ku Abanyarwanda mukwiye kujya mumenya ko niba nk'ibyo mba mvuze nkurikije n'ibyagiye biba no ku bandi n'ibyagiye bica no ku maradiyo y'ahandi, weho biteye ibyagiye byose uvuga ko nawe bitakubaho. Kuko uwaje agatuma ibyo ngibyo bibaho kuri runaka, akaba nta butabera yigeze ahura nabwo kugira ngo bumucyahe, ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga nawe yageze iwawe, kandi wari ufite icyo wakora kugira ngo byibuza ibyo bintu bihagararira aho ngaho. Hanyuma rero reka twigarukiye ku ino nzira y'ubuhuza. Numvisha bavuga ko ngo harimo ngo abanyamategeko, numva bavuga ko harimo abantu ngo b'injijuke. Njyewe nkavuga ni se ahubwo wenda ikibazo dufite mwa kino gihugu koko harimo ubwo bunyangamugayo bwabuze mu bakozi ba leta, ubwo burumvikana, ariko baje kugaragaza ko mu butabera harimo n'abakozi bakeya cyangwa se abacamanza bakeya. Leta yari ikwiye kuba ifata abo bantu yahaye izo nshingano zo kuba abahuza, abo ikabinjiza mu mirimo ya leta yemewe, bakaba abacamanza cyangwa se bagakora imirimo ijyanye n'ubutabera mu buryo bufatika kandi bwemewe n'amategeko, buri wese buri international cyangwa se mu buryo mpuzamahanga.
ariko ntekereza ko kandi buri munyarwanda wese arabyumva. Nose uwo mucamanza ubuze kujya gukorera akazi, uwo munyamategeko ubuze kujya gukorera akazi mu rukiko, akaba agiye kugana inzira y'ubuhuza, mu by'ukuri niba no mu nkiko ubwazo tuzi neza ko ruswa zirimo kandi zitemewe, ariko tukaba tuzi ko kugucira urubanza utatanze ruswa ari ibintu biremereye cyane cyane ku rwego rwo hejuru buri wese atabasha kwiyumvisha. Ku bwanjye ntekereza ko bitanabaho, nkurikije imanza nagiye mbona izo mfiteho ubumenyi. Niba umwanditsi w'urukiko ashobora gutanga kashe impuruza akayitera ku mwanzuro w'abunzi ku rubanza rwajuririwe mu rukiko abereye umwanditsi, rutari rwaburanishwa, urubanza ruzi, ariko akarenga agatera kashe impuruza. Ibyo ngibyo mbabwira ntabwo ari ibintu by'ibihimbano byambaye hariya mu rukiko rw'ibanze rwa Kabarondo. Ibyo haba hateganywa iki? Ni ukuvuga ngo uyu muntu watsinzwe akanajurira hashingiye ku cyatuma atsindwa, n'ubundi cya kintu cya ruswa nahoze mbabwira n'icyene wabo n'ikimenyane, aho kugira ngo twishyireho umusaraba wo kuzamuha ubutabera, ahubwo reka dutere kashe impuruza, hanyuma bazamutangirire mu nzira mu buryo butandukanye, yicwe, ibyo birangire bityo. Ugasanga niko izo nzira niko abayobozi bagenda bazipanga, abacamanza bakazemera, abanditsi b'inkiko bakabyemeza. Ubwo wambwira ko ubwo buhuza mu by'ukuri ko ku banyarwanda twumvikane, iki kintu tucyumve kimwe, niba na leta ifite uko indi izajya isobanura kikumvikana mu matwi y'abanyarwanda, izajya isobanura tucyumve neza. Gusa hagati aha njyewe aho ndi, inzira y'ubuhuza ntabwo ari inzira nakiye neza mu mitekerereze yanjye. Niba leta idashaka kudushyiriraho uburyo buboneye bwo kuduhesha ubutabera, kandi ariho hantu twari dukwiye kuba dukura uburenganzira bwacu, icyari kiriho kizaba ni ukuvuga ngo akazi karatunaniye, ikegura ikavaho, abantu bakomeje kuzana imbogamizi mu myanzuro yari ikwiye cyangwa se mu bitekerezo byari bikwiye byo kugira ngo abantu tubeho neza, bakurwe muri iyo myanya, hashyirwemo abantu bashoboye gutekereza ibintu bizatuma tugira inzego nkeya mu gihugu kandi zikoramo abantu bafite ubunyangamugayo, biyemeje kubahiriza amategeko agenga imirimo bakora. Naho inge binabifasha nko guhunga inshingano, ariko icyo nkomeje kwifuza ni uko abanyarwanda mugomba kureba kure, mukicara mugashishoza, mugafata imyanzuro ikwiye, kuko buri wese waremwe n'Imana ahava akagera, uretse kwigira ibigwari, afite icyo yakora mu kibazo cyose cyamugwirira uko cyaba kimeze kose. Niba uzi ko ushobora kwitabara igihe cyose uhuye n'ikibazo mu buryo ubwo ari bwo bwose, ubwo buryo nawe ukwiye kuba ubukoresha kuri bagenzi bawe nabo bahuye n'akaga nk'ako wahura nako. Ntabwo ari byiza ko dukomeza kumva runaka yatabaje cyangwa se yavuze ngo okay, ubwo ko ari runaka ngo nta kibazo. Tumaze iminsi twumva amabanki agenda yibwa hano mu Rwanda miliyoni nyinshi, ukumva ngo bafashe umuntu bagize bate. Ariko biriya nabyo ni ibintu bigaragaza neza yuko kugira ngo umuntu afate miliyoni 10 aziterure, ushingiye ku buryo akazi kaba gapanzwemo, ntabwo ari ibintu byakorohera umuntu haramutse harabayeho gushyira abantu mu myanya hashingiwe ku cyo amategeko ateganya, hadashingiwe ku cyene wabo, hadashingiwe ku kubaka etaje nk'uko nayoboze nyibabwira. Ibyo bidashingiweho umuntu agashyirwa mu myanya bitewe n'uko agomba kuwushyirwamo kandi ko afite ubumenyi n'ubushobozi bwo kuwushyirwamo. Ntabwo umuntu yakifata ngo atore miliyoni 30 cyangwa 10 cyangwa izindi runaka ngo azijyana ziheze. Ariko umuntu mwamenya amakuru uyu munsi akavuga ngo ni mama ugiye kubikora nta kibazo, undi yayamenya, wa wundi wo bafitanye isano akamubwira ati niba wabimenya ahubwo uba ufite ikibazo. Ugasanga abantu bapanze gahunda yo kusahura igihugu, gahunda bakayitangira uyu munsi, umwaka ugashya bayipanga neza, barundarunda ibyo bazasahura
kugeza ubwo amafaranga agiye ibintu bigahera bityo. Urwo ni urugero rumwe mfashe. Niba nk'umuyobozi ku rwego runaka afite ubushobozi bwo kuba yiyumvamo ububasha bwo kutubahiriza icyo umukuru w'igihugu yategetse, kugeza ubwo umukuru w'igihugu akoze urugendo rimwe ajya kureba ko ibyo yavuze cyangwa se ibyo yiyemeje ko byakorwa, akanabibwira abo bireba ko byakozwe rimwe kabiri. Ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza neza ko harimo ikibazo mu bijyanye n'imitegekere iri mu bakozi ba leta mu nzego hafi ya zose. Kandi nabanje kubibereka, ngomba no kugaruka kubibibutsa abari kubikora. Ubwo niko byagenze Excellency, niko bikwiriye kugenda. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo twarakurikiranye aho wasubiyemo, aho narinze kubabwira mugasubirayo. Mwari mwarakurikiranye? Twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza turashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya. Ubona mutera ibibazo abandi bantu, nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. Naragenda habereka, mumara igihe mudakurikirana, ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi. Uratinyuka ukabisimbuka gusa, ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze. Ko byagenze gute? Kubera iki? Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko. 8 hashize amezi 4, sinzi ukuntu bara. Hashize amezi 4. Nibyo Excellency, twararangaye. We are sorry for that. Kurangara birimo iki? Mu buyobozi harimo allowance yo kurangara. Ntaye tufite. Wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara. Ntabwo ariko byakagenze Excellency. Twararangaye koko. Bigendera iki gutyo rero? Nicyo kibazo. Kuki bigenda gutyo? Muba muri Excellency, abo nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara. Muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora. Akazi ibyo mushinzwe ni ibiki se? Mushinzwe ibiki? Mushinzwe kurangara gusa niko kazi. Azwi ku izina rya Dubai, ariko Dubai umuntu witwa Dubai yitwa Sabimana Jean, akabakora n'ibyo ibyo twasize tuvuze aho ngaho. Urabyibuka nabyo? Yego ndabyibuka. Nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko. 8 sinzi ukuntu bara. Ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Mukuru w'igihugu akavuga ati ibi nibikorwe gutya. Wenda njye hari ibintu byinshi natekereje kuri no video. Ese umukuru w'igihugu yaba yaratanze amabwiriza adashingiye ku cy'amategeko ateganya? Wenda nabyo byashoboka, ariko hari itegeko riteganya kindi. Afite abajyanama aho kugira ngo uriya mu meya niba ari wari ufite mu nshingano ze koko yitware nk'uko yitwaye, ahubwo yagombaga kubwira abajyanama ba nyakubahwa akavuga ati rero wenda nyakubahwa yambwiye gukora ibintu ariko bitari mu nshingano zanjye. Ibintu bikarangira neza bidaciye mu nzira nk'izo byaciyemo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nacyo natekereje, umukuru w'igihugu aramutse yaratsimbaraye akiyemeza gutegeka umukozi ku rwego runaka ibyo agomba gukora bitari mu mategeko, hari hakwiye kubahirizwa za nzego z'uburyo umukuru w'igihugu nawe ahanwamo, kuko byose birateganyijwe, ariko ibyo nabyo ntibyabayeho. Icya gatatu rero nacyo cya nyuma,
naravuze nti byibuza wenda ahangaha umukuru w'igihugu ashobora kuba nta kibazo na kimwe ashobora kuba yari ari mu nshingano ze yemererwa n'amategeko. Noneho nza kureba kuri uyu muyobozi w'akarere, kuba umukuru w'igihugu yaje akakubwira ngo ibi bintu ntibikorwe gutya, rimwe kabiri akazana na delegasiyo. Iyo delegasiyo ukumva utakubaha ibyayo, ukumva nawe utakubaha ibye. Mu by'ukuri ayo majwi cyangwa se ubwo bubasha n'izo nshingano ahantu uyu mumeya yabikuye ni ahantu hakomeye cyane, ariko ubundi bufite icyo byari bihatse gikomeye. Narababwiye ndababwira nti ikosa ryakozwe n'umuyobozi ku rwego runaka, ntabwo ari ikosa ryo kuvugisha amatama abiri gutyo gusa ngo wumve ko ngo ni ukwibeshya. Niba umuturage afata isuka akajya guhinga, mbere y'uko ageza icyo akuye mu maboko ye mu rugo ngo ahahire abana, agasanga abantu bamutangiye ni abanyerondo cyangwa se ni abandi bantu runaka, bati duha amafaranga ya n'aya yo kugira ngo tugucungire umutekano, duhereza ibi n'ibi bigera n'imisoro nyine leta igenda isaba abaturage itandukanye. Umuntu akiyemeza umwana we akicwa na bwaki, ariko ayo mafaranga akayatanga. Ntabwo umukozi wa leta utunzwe n'amafaranga aba yabonetse muri ubwo buryo ari umuntu wo kujya hariya ngo avuge ngo ngewe ngo binzavuga ko nibeshye. Kwibeshya wagira ngo hari mu rwego rw'amategeko ni ibintu bibabarirwa. Niyo wakibeshya ukica umuntu upfa kuba uri umukozi wa leta bitewe n'uwo uri we. Niba uri muri ka kazu nta kibazo, uwapfuye ntagende, ariko ibyo ntabwo bikwiye. Nababwiye ko kwibeshya k'umukozi wa leta ku rwego ahagarariye urwo ari rwo rwose rushobora gutuma abantu bose ahagarariye bose batsembwa bagashira. Leta rero nikora ibishoboka byose ishakisha ukuntu yashyiraho abakozi bafite ubuseriye. Iyo etaje yamaze kubakwa nikurweho, isenywe, iveho burundu, umuntu ashyirwe mu kazi ka leta kubera ko agashoboye. Kandi kugaragaza amashuri menshi ntekereza ko atari byo n'ubundi bituma imirimo igenda neza, kuko hari benshi bagiye bajya mu nzego nkuru z'igihugu bize make ashoboka, ku buryo no kuyavugira ku mugaragaro biba bibatera n'ipfunwe, ariko mu byo akora ugasanga ko ni umuntu koko mu by'ukuri wenda byose ntiyabikora neza 100%, ariko ugasanga ni umuntu ufite icyerekezo cy'imikorere myiza kandi anabifitemo n'umutimanama. Bamwe muri busanga ari n'abantu babaye abantu mpuzamahanga, ariko ukibaza niba umuntu avuga ati njyewe wenda tukareba ngo amashuri, hari abantu bagiye bavutswa amahirwe yo kwiga kandi bifitemo muri bu bunyangamugayo n'ubushobozi bwo kuba make bafite ashobora kuba yagira icyo akora gitanga umusaruro gikomeye cyane gusumbya ibyo abize menshi, nkaho wenda banayize batanayakeneye ari ukuyabazirikamo, kuyabahambiramo, bakagira ibyo bangiza, bakagira ibyo bonona, bakagira n'ibyo bakora nta n'umusaruro banatanga. Umuntu akicara gutya, niba uri minisitiri ukaba utazi standard ikwiye supanete igomba kuba ifite, ukagenda ugafata miliyari, amafaranga aba miliyari, ukayahereza umuntu gutyo gusa akakuzanira supanete zitujuje ubuziranenge. Ntekereza ko izo supanete nta nubwo bigeze baziha n'abaturage. Ikintu kikarangira gutyo, izo miliyari ziragiye, nta gihano kibayeho, nta kuzigaruza kubayeho. Icyo bamuhembye ni ukuvuga ngo noneho izo miliyari kubera ko zagiye, genda ujye kuzirya, uziryemo neza witurize, n'undi uzagusimba nawe azaza akora atyo. Ahubwo icyo ngamije ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese ahava akagera, waba uri umukozi wa leta waba utari umukozi wa leta, shakisha ikintu cyatuma akarengane gakomeje kwibasira abanyarwanda, akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda kavaho.
twese tubona amahoro, tube mu gihugu cyacu kimwe. Nahoze mbabwira ibya bariya abantu barimo basenyerwa, mwakurikiranye uko basenye bara mu mujyi wa Kigali, bara nta nubwo no mu mujyi gusa no mu byaro babirimo, uretse ko iriya ni inkuru iba yamenyekanye ikagera ku rwego mpuzamahanga. Abaturage bakavuga ati twe turabizi neza ko hano barimo bavuga ngo ni mu manegeka, turabizi ko haguzwe. Ndetse batangiye abashoramari baraje batubwira ko tugomba kuzuza amafaranga dukenera, bakazaza nabo bakazana abagena agaciro babo, hanyuma tukumvikana uburyo bagomba kuduha indishyi cyangwa se kambyita ingurane mu mafaranga, ariko twumvikanyeho. Abo ngabo bagenda none murimo muratwimura shishi itabona. None abo bantu baje bashaka kutugurira mwabashyize, none murimo muratwimura ibyacu mu bisigarane, twebwe tugende maramasa kandi twavuye mu giturage tugurishije imitungo yacu tuza kubaka ubuzima hano mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero ukumva ko nkawe nk'umuturage w'umunyarwanda nubwo waba uri hanze uri impunzi, ukuva ko iki kintu rwose ngo nta kibazo kibaye ku baturanyi bawe n'abavandimwe bawe, uri kubikora uyu munsi ejo azaba yungutse amaboko, nawe ahantu uherereye niyo hazaba ari ahantu hatari mu manegeka azahita mu manegeka ahakwambura ahatware. Ubundi se amanegeka kuva isi yaremwa ntago amanegeka yari ariho? Ariko kandi wenda ntabwo najya kuvuga ko leta yari ikwiye kubareka, ariko nababwiye ko icyo leta yari ikwiye gukora kwari ugushaka uko abo bantu iyo ibaha ububasha n'ubushobozi bwo kugira ngo babashe kwimuka, aho kugira ngo bimurwe birukanywe mu mitungo yabo baruhiye uhereye kera kose. Ntekereza ko buri wese araza kugira icyo agaragaza ku byo tuba twariyemeje gukora, kandi nizere ko imyumvire yanyu ikomeje kugenda ya bamwe mu banyarwanda ikomeje kugenda ikosoka, kubera ko uretse ibyo tuvuga namwe ibyo mwibonera ni byinshi, kandi amarangamutima y'umuntu ashingiye ku kuri, ashingiye ku kigomba kuba gikorwa, kuba umuntu bumurimo aba akwiye kuyagaragaza uko byagenda kose. Muri komenti rero muraza kuba mungaragariza niba koko iyi nzira y'ubuhuza hari ikizadufasha, cyangwa se niba koko wenda ari inzira n'ubundi yo kugira ngo ibibazo by'abaturage bikomeze bibabeho umuzigo, bakomeze biyahure, bakomeze bicane, bakomeze bagirane n'abandi bahunga igihugu, ari nako imitungo yabo ababateza ibyo bibazo bakomeje kuyibasira bayihesha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Rero Uwiteka Imana ikomeze barinde kandi bahe amahoro n'imigisha biva kuri yo. Murakoze cyane.